Inshuti bakunzi bacu turabaramukije cyane mukomeze kugira amahoro y'Imana. Kuri iyi nshuro twabagereye i Nyaruguru aho hirya no hino mu mashuri hariho hakorwa ibikorwa by'itorero ry'igihugu. Ni muri urwo rwego uyu munsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9 2025 ikigo cy'ubutore cya Groupe Scolaire Mère du Verbe cyakiriye umukozi muri minu bumwe Bwana Afrika ari kumwe n'umutahira mu karere ka Nyaruguru Bwana Ndabasanze Augustin ndetse n'uwo mu murenge wa Kibeho Bwana Dusenge Jean Pierre. Bakaba bakiriwe n'umutoza w'icyanya cy'ubutore cya Groupe Scolaire Mère du Verbe Sœur Uwizera Marie Brigitte. Abo bashyitsi baje mu rwego rwo kureba imikorere y'itorero mu mashuri. Nyuma yo kubasobanurira uko imikorere y'itorero muri Groupe Scolaire Mère du Verbe Kibeho imeze no kubona raporo zose zisabwa, bashimye imikorere yaryo. Nyuma bitabiriye umuhango wo kwinjiza intore mu zindi zari zigizwe n'abahungu 70 hamwe n'abakobwa 183, bose hamwe bakaba bari 253. Basanze izindi ntore 445, intore zose zikaba zageraga kuri 698. Nyuma yo guhabwa izina ry'indataburezi n'ikivugo, intore zahize imihigo mu gitaramo cy'imihigo njyarugamba irimo gukomeza kwitabira neza itorero, gutsinda neza 100%, ikigo kigahora ku isonga. Impanuro zatanzwe zirimo kwibutsa amateka y'itorero ryari ryarasenywe n'abakoloni rikagarurwa muri 2007 n'umutoza w'ikirenga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Intore kandi zasabwe gukorera ku mihigo barangwa n'indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda. Turagira ngo rero tubararikire gukurikira uko gahunda zagiye zikomeza.
umugisha, reka tukurate tukuvuge ibigwi, wowe utubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko batubyaye. Berwa sugira singizwa iteka, horana Imana murage mwiza, ibyo tugukesha ntibishyikirwa, umucyo dusangira turanga, ururimi rwacu rukaduhuza, ubwenge umutima amaboko yacu n'ibidukorwa hase bikwiye, mu gutera imbere ubutitsa. Abakurambere b'intwari bitanze batizigama, baraguhanga uva mu bukombe, utsinda ubukoroni n'amazi ibihugu byayogoje Afurika yose, none uraganje mu bwigenge, dukomeye uko turi twese. Komeza imihigo Rwanda dukunda, duhagurukire kukwitangira, amahoro asabe mu bagutuye, wishyire wizane muri byose, urangwe n'ishyaka utera imbere, uhamye umubano n'amahanga yose, maze ijambo ryawe riguhe ijambo. Ndi intore yo ku rugerero rw'umurage wa Gihanga, n'indashyikirwa mu bumenyi n'uburere, nkaba ku isonga mu kubaka u Rwanda rushya n'iterambere rya Afurika. Murakoze cyane. Amashyi menshi cyane. Nk'uko muhawe izina indataburezi, nagira ngo mugisubiremo uko ngenda nkivuga. Ndi indataburezi, ndi intore yo ku rugero rw'umurage wa Gihanga, ndi indashyikirwa mu bumenyi n'uburere, nkaba ku isonga mu kubaka u Rwanda rushya n'iterambere rya Afurika. Ndi indataburezi, ndi intore yo ku rugero rw'umurage wa Gihanga, ndi indashyikirwa mu bumenyi n'uburere, nkaba ku isonga mu kubaka u Rwanda rushya n'iterambere rya Afurika. Nyundo uri nyundo, uri nyana ya rukabani yanjye, uri nyundo, twese twagiye nyundo uri nyundo, uri nyana ya rukabani yanjye, uri nyundo. Nyundo, 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 nyundo,
twebwe intore z'abanyeshuri dutorezwa mu kigo cy'ubutore cya GS Merit Verbe Kibeho duhize ko tuzitabira neza itorero mu mashuri muri uyu mwaka w'amashuri 2025-2026. Tuzaba abanyeshuri barangwa n'indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda, turangwa n'ikinyabupfura aho turi hose. Tuzatsinda neza 100% amasomo twiga. Tuzatsinda neza 100% ku bari mu cyiciro rusange ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Tukazaboneka mu cyiciro cya mbere twese. Tuzatsinda neza 100% mu bizamini bisoza umwaka w'amashuri yisumbuye. Tukazabona amanota twemerera gukomeza muri za kaminuza zitandukanye. Tuzaharanira kuzaba intore zizatorwamo intore z'indangamirwa. Tuzitabira neza itorero ry'inkomezamihigo nyuma yo kurangiza amashuri. Bikorewe Kibeho ku wa 24 Nzeri 2025. niba imihigo ari iyanyu tuyakiriza amashyi menshi cyane twese. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, uko mudutoza muri uru rugo tugira n'uburyo bwo guteka intango. Bamwe abahize hari intango. Niba koko izi ntore nyakubahwa mushyitsi mukuru murazitubariza, ni aba bose kuko hari imihigo y'abanyeshuri basoza icyiciro cy'amashuri yisumbuye bari mu wa gatandatu ndetse n'icy'amashuri icyiciro rusange. Tuzatsinda neza uko babigize, ndetse n'abanyeshuri mu myaka yose tuzatsinda neza 100%. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ndagira ngo mutusabe izi ntore zigire hino, zimaze guhiga mwigire hino, hanyuma muze umutoza mukuru nawe mumwemerere nyine ko muzahiga imihigo hanyuma aduterekere intango. Niba mutazashobora kwesa iyi mihigo kandi mwese muraza kubigaragaza, ni mu izina ryanyu intore ku mukondo, hanyuma nimumwemerera nyine araza gusoma kuri iyi ntango, ariko niba mutazayesa ntimusome kuri kamwe abahizi. Nyakubahwa umutoza mukuru w'uru rugo arakoze ku mwanya. Nyakubahwa mutarira ku rwego rw'akarere, nyakubahwa umugenzuzi w'uburezi mu murenge, nyakubahwa abatoza abarezi, ishimiye kubana namwe kuri uyu mugoroba. Nk'uko babivuze, naje nturuka muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ibintu bumwe, nitwa Afurika. Kuri uyu munsi nishimiye kubana namwe muri uyu muhango wo kwinjiza intore mu zindi. Mfashe rero uyu mwanya kugira ngo mpe izina izi ntore zimaze gukurwa ku karubanda, zise indataburezi.